Mwaramutse, amazina yanjye nitwa Gahamanyi viateur. Uyu munsi nifuje ko twarebera hamwe ibintu bishobora kugufasha cyangwa se ibintu ushobora kureberaho ko account yawe ya YouTube ishobora kwemererwa kuba monetized. Twihuse urafungura browser yawe. Hano ngenda koresha Google Chrome, mara kwifungura uri buklike uribuze guklika kuri YouTube. Nyuma yo guklikitsa kuri YouTube iri bufunguke. Nyuma yuko YouTube ifunguye, murareba hano ku ruhande rw'iburyo hari akantu kameze nk'aka video kari ikimenyetso cyo guteranya. Urebye gatoya munsi bakwereka upload video, ubundi go live. Ahangaha umuntu ushaka uploadinga video usanzwe ufite ku mashini uhita ukirika ahangaha. Ushaka gushyira ibyo work cyangwa se project uri gukora ako kanya live ukirika ahangaha. Ariko kamere nk'ushaka ku uploadinga video nsanzwe mfite kuri mudasobwa yanjye, numara gukirikaho muri hangana ikibazo cya internet. Twongera mu gihe iri gufunguka, nagira ngo mbibutse ko kugira ngo account ibe monetized, subscribers cyangwa se abantu bakurikira channel yawe bagera ku 1000 na watch time zigera ku masaha 4,000. Ni ukuvuga ngo iyo turi kureba kuri watch time, uragenda urebe video wagiye ushyiraho, zirebwa n'abantu of course. Noneho igihe abantu bamaze bareba amavideo yawe mu gihe cy'umwaka, ugenda uteranya. Tuvuga umwe ashobora kureba iminota 5 bitewe n'uburebure bwa video yawe, akareba 5, undi 2, undi umunota umwe. Iyo yose nugenda ubiteranya nibyo bizaguhereza donc total yabyo ningana n'amasaha 4,000 uzaba wemerewe ko kuba monetized. Numara gufungura hahandi bari bukwereke aho uri uploading video. Ariko ngiye kuko ntashaka ku uploadinga video, I will cancel and YouTube irahita impereza account yanjye. Ibyo mureba hano murabona mfiteho amavideo na uploadinze. Hano nureba hanshyize cursor, hari visibility, hakaza restrictions, hakaza date, views na comments. Visibility ni ukuba waremereye video yawe kurebwa n'abantu bose. Sometime it may be ishobora kuba public cyangwa se ikaba private. Hano restrictions rero nizo nshaka ko turebaho cyane. Muri kubona ko ari kumbwira ngo nani, ni ukuvuga ngo ne video na uploadinze hano hino ni work yanjye, ntago ari copy y'undi muntu nateruye ngo nkoreshe. Iyo wakoreze copy y'undi muntu, hano bakubwira ko utemerewe. Hano ntago haba hari ijambo nani, haba hariho restriction. So ubwo rero iyo video zose zidafite restriction, izi ziba consider, donc YouTube iraziconsider. Ariko igihe uzasanga hano hatariho nani, hariho restriction, of course video yawe ntago nibajya guconsider aba subscribers, cyakoze nibajya kureba kuri watch time cyangwa views. Watch time iyo video ntago zizaba zirimo, ubwo bazaconsider izisigaye havuyemo iziyo ngiyo. Ushobora kujya wa-uploadinga amavideo yaturutse ku bandi bantu rero akaba afite restrictions, ukaba wakwibwira ngo watch time ziri kwiyongera n'ibiki kandi izo ngizo YouTube zikonsidera. Hanyuma ibindi twarebaho ubutaha muri video itaha, nzabereka uko bafungura Google account, Google AdSense, kugira ngo utangire kuba wakwemererwa kujya wakira amafaranga. Murakoze gukurikira ibiganiro tubagezaho, ariko ntimwibagirwe gukora subscribe, kuko iyo ukoze subscribe ubu nshyigikiye. Kandi nk'abanyarwanda mureke tugire umuco wo gufashanya, biba byiza
ndamutse nteye imbere nanjye nareba iby'undi muntu nkamufasha nkamukorera subscribe. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze subscribe ni nkaho uba umuhaye. Ntabwo ushobora kutabona amafaranga uhereza cyangwa ufashisha buri muntu bitewe n'ikibazo afite, ariko at least uwagerageje kujya online, nubwo yaba atari njyewe na mugenzi wacu, mureke tugire umuco wo gushyigikirana, kuko uko tuzagira abantu benshi bateye imbere niko igihugu cyacu kizarushaho kugenda gitera imbere, donc tuva mu murongo w'ubukene. Murakoze cyane, ndabashimiye.